Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tujya kuganirira hamwe ku byo umuntu wabyaye abazwe aba agomba gukora ndetse n'ibyo aba akwiye kwirinda gukora cyangwa se akwiye kwitwararika. Birashoboka ko waba warabyaye ubazwe cyangwa se wenda ukaba wenda kuzabyara ubazwe. Tugere kurebera hamwe bimwe mu byo ugomba gukora cyangwa se mu byo ugomba kwitwararika kugira ngo bigufashe kugira ubuzima bwiza wowe mubyeyi wabyaye ubazwe. Ndi kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ndanakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiriraho ku gihe. Rero buriya nyine nyuma yo kubyara ubazwe hari ibintu uba ukwiye kwitwararika ndetse n'ibyo ukwiye kwirinda kugira ngo ufashe cyangwa se ufashe umubiri wawe gukira icyo gisebe vuba ndetse no kugira ngo wirinde ko igisebe cyawe cyajyamo mikorobe cyangwa se udukoko bityo twatera ama infection. Iyo rero byo bazwe haba hari ibyago byinshi ko ushobora gutakaza amaraso menshi, ku nyama zo mu nda zishobora kwangirika ndetse no kuba igisebe cyazamo infection. Ibyo biba bisobanuye ko umubyeyi wabazwe aba agomba kwigengesera no kwitwararika ndetse akagira n'isuku nyinshi kugira ngo yindi bibazo byose bishobora kuvuka. Dore rero bimwe mu byo ukwiye gukora niba warabyaye ubazwe kugira ngo ubashe kuba wakira igisebe vuba cyangwa se bikurinde n'izindi ngaruka zabasha kukuba. Rero nyine nyuma yo kubyara ubazwe icyo ukwiye kwitaho cya mbere cyangwa se ibyo wakora bikagufasha kuba wakira vuba ni nk'ibi bikurikira. Icya mbere, kugenda hakiri kare, ibyo bita ambulance, bituma umubyeyi akira vuba. Niyo mpamvu uzasanga nimba wabyariye kwa muganga bakubaze, muganga azagukangura nyuma y'amasaha 12 6 ubyaye kwihutira kugenda, kubera ko kugenda hakiri kare bikurinda ibyago by'uko wagira kuvura kw'amaraso bikifunga bikaba byagera ku bihaha bikagutera ibibazo by'ubuhumekero bishobora no kuvamo urupfu. Ikindi ni ukuruhuka bihagije. Ikindi ni ukuzirikana gufata ibinini by'ububabare, kubera ko iyo wafashe ibinini by'ububabare bizatuma ubasha kugendagenda utababara. Ikindi ni ukugira isuku. Ikindi ni ukonsa umwana neza kandi kenshi, ukirinda ko amashereka yajya mu gisebe cyangwa se n'amazi muri cya gisebe bakubaze. Ikindi ni ukurya ibiryo byoroshye kugira ngo wirinde constipation, kubera ko nimba ugize constipation ukikanira cyane uri mu musarane bizatuma cya gisebe gishobora cyangwa se za ndodo bakoresha badoda bishobora kugira ikibazo kubera ya pressure urimo urashyira ku nda kandi bitari ngombwa. Ikindi mu gihe ugiye gukorora ni byiza kwishingikiriza umusego ku gisebe. Ikindi ni ukurya indyo yuzuye by'umwihariko wibanda kuri poroteyine. Dore ibyo ukwiye kwirinda nimba warabyaye ubazwe, n'ibyo ukwiye kwirinda gukora niba wabyaye ubazwe kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza. Ikintu ugomba kwirinda guterura ibintu biremereye cyane, kubera ko bishobora gutuma igisebe ucyangiza. Kwirinda gushyira amazi mu gisebe no kugisigaho amavuta ntabwo ari byiza kuko bizatuma kidakira. Kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina kugeza umaze gukira. Ikintu ntukite ku nama zipfuye abandi bantu batari abaganga bakubwira, kuko hari abakubwira inama zitari zo. Nk'ubu nimba tuvuze ngo ntuzashyiremo amazi bakakubwira ngo uyashyiremo. Ikindi ni ukwirinda kujya mu bwogero rusange nka za pisine, kuko haba harimo mikorobe ashobora kujya mu gisebe cyawe akakirinda gukira. Ikindi nyine wa mwenda w'imbere wawe cyangwa se suvetoma ugomba kuyambara ku buryo umuguno wayo utajya mu gisebe, ahubwo ukaba wenda wageza hejuru, kuko wa muguno nujyamo bishobora gushyiramo za infection zivuye hasi zikaba zakwanduriza igisebe. Ibiribwa rero ukwiye kurya niba wabyaye ubazwe kugira ngo igisebe cyawe gikire vuba, hari ukwiye kunywa amazi menshi n'ibindi binyobwa bidasembuye. Ubwo inzoga ntabwo zemerewe birumvikana. Kurya ifunguro ryuzuye ariko ukibanda ku biryo birumvikana byoroshye bizatuma ugira umusarane woroshye, ndetse ukibanda no kuri poroteyine. Ikindi ukarya imboga n'imbuto. Aho wabazwe se ho uhitaho uti? Vuga ngo aho wabazwe ni ngombwa kwitondera no kutahakubaganya, dore uko ukwiye kuhafata. Hareke hagume humutse kandi hasa neza. Vuga ngo igisebe ntikigatoye. Irinde gusiga amavuta na nyuma y'uko igipfuko kihavuye. Birumvikana igihe utaha nyuma y'iminsi 2 wakubaze igipfuko cyavuye. Rero irinde
gusiga amavuta, wikubaganya igipfuko mu gihe muganga ataragikuraho. Ugomba kwirinda ko amashereka n'andi matembabuzi yose yajya mu gisebe bakubaze. Ikindi ni ukwirinda kwambara imyenda igufasha cyane cyangwa se yahambira. Ikindi ugomba gukoresha agatambaro gateye ipasi kandi kumutse mu kuhasukura niba ushaka kuhasukura. Icyanyuma ni ryari ukwiye kujya kwa muganga niba warabyaye ubazwe. Mu gihe ubonye bimwe muri ibi bimenyetso ni byiza kwihutira kujya kwa muganga nimba warabyaye ubazwe. Mu gihe igisebe kivamo amashyira cyangwa se kigaragara ko cyajemo uburwayi, hazamo amazi, amashyira cyangwa ibintu bimeze nk'amazi, havamo amaraso, ihutire kujya kwa muganga. Cyangwa mu gihe wagize ibimenyetso birimo kwiheba, kwigunga, kumva udashaka konsa umwana n'ibindi. Ikindi ni ukugira umuriro, warabyo baza ukagira umuriro, ihutire kujya kwa muganga. Kuzana ibintu bidasanzwe biva mu gitsina byinshi cyane nabyo nimba bije bigerekana uburwayi bwaje muri nyababyeyi, ni ngombwa kwihutira kujya kwa muganga. Guhumeka nabi, nimba warabyaye ubazwe ugahumeka nabi, jya kwa muganga. Kuribwa mu nda cyane bikabije bijyanye n'uko wababaraga, atari ukuribwa kubera igisebe ahubwo ari uburibwe bukabije cyane utabasha kwihangana, nabwo ujya kwa muganga. Ikindi ni ukuva amaraso cyane, nabwo ihutire kujya kwa muganga. Ikindi ni ukubyimba mu nda, ihutire kujya kwa muganga. Ikindi ni ukugira isesemi ikabije. Ikindi ni ukutabasha kwituma cyangwa se gusora. Ibi byose bije ihutire kujya kwa muganga. Muraho neza nanone, ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tujya kuganirira hamwe ku byo umuntu wabyaye